Muraho neza bene data, amahoro y'Imana akomeze kuganza kuri mwebwe. Ndongeye ndabashuhuje kandi nongeye mbahaye ikaze muri iki kiganiro, aho muri hirya no hino ndabashuhuje mu hanze y'igihugu ndetse na hano mu Rwanda. Uyu ni umuyoboro wa channel yitwa Ndi Intare TV, niwo murongo mukomeje kuboneraho bino biganiro, indirimbo, ijambo ry'Imana ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Ayo niyo mazina yacu, nibyo bintu bituraje inshinga. Mwakoze kubana nanjye cyane, ndabibashimira. Kureba umunota umwe kino kiganiro, menya yuko ari inkunga ikomeye cyane ubumaye. Menya neza kandi ko nubwo wakanda like, ugakanda share, subscribe, byo ni ihame. Nyabuna uko nguko muri kunshyigikira, ndabashimira mbikuye ku mutima. Ubwo rero uyu munsi none turatangiye, munyemerere tubanze dusenga Imana. Nicyo kintu kiza kiranga abana b'Imana. Ugira neza, urashoboye byose, najya kikunanira. Uri Imana nyamana, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Witwa ndiho niryo zina ryawe, uri Alpha na Omega, tangiro n'iherezo. Nyagura ku ngoma twemerere, waraturinze tugushimire ko wabanye natwe mu myaka yashize, mu minsi yashize. Ibyaduhigaga suko byabuze, ahubwo warahabaye ubaka urugamba, urabiturwanirira, wagwa icyubahiro. Nyagura ku ngoma, abatambutse ntacyo tubarusha. Witeka we ni kubw'ubushake bwawe, kandi data mwiza turagushimiye kuba tugiguhumeka umwuka bazima. Nyiringabo Imana rero, abantu bawe ndabakoretse, ijambo bagiye kumva nyemera Nyiringabo Imana ishinga imizi mu mitima yabo, kandi rigeraho birakura naho ribageza. Urakoze data mwiza, reka ntuze ariko ye ntutuze, ukomeze kubana natwe muri byose, mu izina rifite imbaraga n'ubutware karama Yesu, amen. Murakoze kubana nanjye muri isengesho. Mbasaba mwese kugira ngo mushyigikire, subscribe nyabuna ntikabure, like ntikabure, comment ni ukuvuga ibintu uko byumvishije, ugakanda hepfo ukavuga nyine uko byumvishije mu yandi magambo. Hanyuma rero iyo ubikoze biramfasha kandi bikashyigikira. Niyo mpamvu mbasaba ngo musharinge ku bantu, mukore ibintu nyine nk'ibyo ngibyo bituma ibi biganiro tuba ducishaho bigera hirya no hino ku bantu. Kandi ni ukuri ndabibashimira mbikuye ku mutima. Intare TV ndabashimira. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Uyu munsi wa none murabizi indirimbo ndayikunda cyane, ni ya 30 mu Gakiza, ivuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi. Ubugingo bwacu ni butoya. Ako karirimbo ndagakunda cyane, muze kukareba namwe mukaririmbe, ndabizi ko kari bubafashe. Uyu munsi ikintu mbazaniye, ndabizi muraryoherwa kandi kirabafasha. Ni agatopic kavuga ngo ese Imana cyangwa Imana itwitaho cyangwa irangwa n'ubugome? Iyi Imana yacu itwitaho cyangwa ni Imana irangwa n'ubugome? Abantu benshi cyane hari uko babizi, kandi abantu benshi cyane hari ibyo bize ku bijyanye n'Imana, hari ibyo basobanukiwe ku bijyanye nayo, hari uko babimenye, hari n'uko babizi. Niyo mpamvu ngo tuze gufatanya turebe ese koko Imana yacu itwitaho cyangwa iyi Mana irangwa n'ubugome. Ndagira ngo tubane muri uyu mwanya, munega amatwi, muyanizeho gatoya, kandi n'igihe kigufasha turakomeza tuganire n'ibindi bintu. Nuvuga ngo abantu benshi batekereza ko Imana itatwitaho, bumva ko iyo iza kubitwitaho by'ukuri isi yari kuba itandukanye cyane n'uko imeze ubu ngubu. Ku isi hose hari intambara, inzangano, imibabaro myinshi, abantu bararwara, bakababara kandi bagapfa. Niyo mpamvu hari abibaza bati niba Imana itwitaho
kuki tavanaho imibabaro yose turi guhura nayo muri iki gihe? Muri iki gihe nta kindi kintu gisigaye cyuzuye, ni imibabaro, ni imihangayiko, ni inzara, ni ukubaho nabi, ni ukwicwa n'agahinda, ni ukubaho mbega mu buzima butaryoheye ikiremwa muntu kuri iyi si. Umuntu rero yaribaje ati ni gute Imana itwitaho twakabaye turi cyangwa se ni gute itabikuraho kandi muri ubu buzima buri kutuyobera kandi Imana yacu itwitaho cyangwa se idukunda? Ndumva icyo kibazo nawe ukibaza cyane, kandi mu by'ukuri ukumva kiragucanze, kikagucanga, ukumva pe nta nzira, ukumva nyine nta nyuza. Rero abantu benshi hari ukuntu babivuzeho, abayobozi b'amadini, abayobozi b'ibyumba, abayobozi ba hose mu macaca agiye atandukanye, hari ibyo bavuzeho. Hari igihe abayobozi b'amadini batuma abantu batekereza ko Imana irangwa n'ubugome iyo habayeho ikintu kibi, bavuga ko ariyo yabishatse, bababwira ko yifuzaga ko bibaho. Iyo bavuga batyo mu by'ukuri baba bashinja Imana ko ariyo iteza ibibi, ariko Bibiliya yigisha ko Imana itagiteza ibibi. Usomye muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 hatubwira ko ntawe Imana igerageresha ibibi. Hagira hati igihe umuntu ahanganye n'ikigeragezo ntakavuge ati Imana niyo irimo ingerageza. Niba nshuti z'umusaraba uhura n'ikigeragezo, ugahura n'amakuba, mumbabarire mu nyumva, niba uhuye n'ikigeragezo ugahura n'ikibazo kigukomereye, abantu bawe bakitaba Imana, cyangwa se wowe ukarwaragurika, umubyeyi wawe agapfa, papa wawe agapfa, umwana wawe agapfa, inshuti yawe igapfa, ndagira ngo nkubwire ngo ntukavuge ngo ni Imana yabishatse, ntukavuge yuko ariyo yabishatse, kuko iyo twabuze abacu, abayobozi baratuganiriza bakatubwira bati nimuhumure, Imana ni uko nguko yabishatse. Ariko ntago ariko bivugwa. Bibiliya muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo ntawe Imana igerageresha ibibi. Ntawe Imana igerageresha ibibi. Niyo mpamvu rero, kuko Imana idashobora kugerageresha ibibi, kandi nayo nta muntu uyigerageresha ibibi, nta nubwo deja yo ishobora gubitinyuka. Kubw'urukundo ikunda bayo, nta muntu ishobora kugerageresha ibibi. Nshuti zanjye, ntabwo Imana ijya igerageresha ibibi. Ongera wiringire Imana, ongera uyibwire uti ndaje mu bwiza bwawe. Ndashaka yuko tujya twibanira mu byiza n'ibibi, kuko ibibi twamaze kumenya neza ko atariyo ibizana. Ibyo bisobanuro, nubwo Imana itabuza ibintu bibi kubaho, nta na rimwe ijya ibiteza. Soma muri Yobu ibice 34 umurongo wa 10 kugera kuri 12, wumve icyo Imana ibivugaho. Njya nkunda gutanga urugero kugira ngo hatazabaho igihe cyo kuvuga ngo ibi bintu ngo umuntu yarabihimbye ngarabivuga. Ahubwo wowe mise nguha n'urugero, ugahita ujya muri icyo gitabo ukareba ikindi kintu havuga, ugakomeza ukanamanuka, kuko ni uburyo bwiza bwo gusabana n'Imana. Reka dufate rero urugero, tuvuge ko hari umusore cyangwa se umugabo cyangwa se ariko reka dufate umusore ukibana n'ababyeyi be. Saramukunda cyane kandi yamwigishije gufata imyanzuro myiza. Hanyuma uwo musore yigometse
kuri se, ava mu rugo aragiye akora ibintu bibi, maze ahura muri icyo muri uko kubaho cyangwa se muri urwo rugendo, avuye iwabo, papa we aramukunda, umuryango wabo uramukunda, arangije arigomeka, ava hehe? Ava iwabo mu rugo, iwabo bamukundaga, aragenda, ageze mu nzira ahura n'ibintu bibi. Hari icyo ngenda nahise nibaza, nimba agiye agahura n'ibintu bibi, nimba agiye agahura n'ibizazane n'ibibazo bitandukanye, ese nkubaze, washinja papa we ko ari we ubifitemo uruhare? Washinja se ko ari we wabigizemo uruhare? Nimumbwire, ise wamushinze? Mbwira ukuntu uri kubyumva. Turaza gusoma igitabo cya Luka ibice 15 umurongo wa 15 umurongo wa 11 kugera kuri 13. Yego, tugendane neza. Kimwe n'uwo mubyeyi, iyo abantu bahisemo kwigomeka bagakora ibibi, Imana ntibabuza. Bityo rero mu gihe habayeho ibintu bibi, twagombye kuzirikana ko Imana atariyo yatumye biba. Byaba ari turebeye hamwe, kandi nawe uri kubyumva, uvuye ku Mana, ugiye wari umusore, ugiye wari umukobwa, wishoye mu buraya, baragusambanyije, baguteye inda, urasamye. Ukimara gusama, papa wawe yarakubwiraga ngo mwana wanjye uramenye, jya wicara mu rugo, utahira isaha, kandi nugenda amenye igihe wagendeye. Umwigometseho, uragiye. Umaze kugenda, baguteye inda, wanduye ibirwara, uragarutse, uteye imbabazi umubyeyi wawe. Ese mu by'ukuri ari umubyeyi wawe, ari nawe, ninde wabigizemo uruhare? Nuko ijambo riri kutubwira ngo niba byabayeho, ntukajye urenganya Imana ngo nuhura n'ibyago nyuma urenganye Imana yuko ariyo yagize gute, yabiguteye. Nshuti y'umusaraba rero, wowe bimeze bite? Wowe bimeze bite? Ni wowe mbaza. Aho ni watambikiriye ukava mu nzira y'Imana, ukava kwa so mu rugo, ugasohoka ukarenga igipangu, ukajya hanze, ukahava, nyamara ari kubwira ati mwana wanjye wihava, ariko ukanga ukagenda. Ese nshuti yanjye, nta kintu ukwiriye guhindura? Nta kintu ukwiriye guhindura? Ndagutangariza ko Imana ari iyera. Ndagutangariza ko nta kintu na kimwe igiramo uruhare mu bintu bibaho byose biza ku buzima bwawe. Imana y'amahoro irangwa n'urukundo, ikarangwa n'umutima uciye bugufi. Wishaka wese azayibona, wishakana umwete wese azayibona. Icyo ni ikintu ngutangarije kuri uyu munsi wa none. Imana ifite impamvu zumvikana zituma cyangwa se kuri wowe zituma itarakuraho ibibi, kandi mu by'ukuri nawe uze kubireba uraza kubyumva. Ikintu cya mbere, Imana cyangwa se igituma Imana idakuraho imibabaro, mu gice cya 4 ndagira ngo nkumenyeshe yuko, cyangwa se mu gice cya 11 uzamenya icyo Bibiliya ibivugaho, ariko ushobora kwiringira udashidikanya ko Imana idukunda kandi ko atariyo iduteza ibibazo, ahubwo niyo yonyine ishobora kudufasha kubikemura. Yesaya ibice 33 umurongo waho wa 2, niyo yonyine ishobora kubikemura kandi igakuraho ibibazo byose. Iyi Mana yacu rero muyigirire icyizere, muyiringire, irashoboye, ikunda abashavura,
kandi izabarengera. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu ni umfata, Yesu aramfata akankomeza. Abapfuye uriya munsi bazazurwa. Yohana ibice 5:28 kugeza kuri 29. Nta muntu uzongera kurwara uriya munsi, uburwayi buzashira, nta muntu uzongera kurwara. Yesaya ibice 33 umurongo waho wa 24. Buri muntu wese cyangwa se buri butungane, abantu bose bazaba bufite banezerewe baguwe neza. Buri muturage azabona ibyo kurya bihagije. Zaburi ibice 72 umurongo wa 16. Nta muntu uzongera kwicwa n'inzara kuriya munsi, nta muntu uzongera kurira, nta muntu uzongera gusonza, no. Nta kimuga kizaba kuriya munsi. Uriya munsi azaba ari umunsi mwiza. Ndagushishikarije uriya munsi nawe uzawubone, nawe uzagereyo sha. Tuzicarane ku ntebe hariya hejuru, twese tuzajyayo, tuzahurira. Biragatsindwa ngo kuticirwa n'inzara mu butayu, ariko ukagwa umwama ugeze mu bisubizo. Biragatsindwa n'ukuri. Reka mbabwire, muri iyi si ukaba warariye, ariko waba ugeze mu ijoro batazongera kubabara, utazongera kujya mu madeni, aho batazongera kujya mu bibazo bitandukanye, wowe ukazaba ufite umwuma utegereje agatonyanga k'amazi basi kaze ku rurimi rwawe. Nukuri biragatsindwa. Mureke nimba ari Imana dukorera, twerure tuzagere ubwami bw'Imana. Uriya munsi uriya munsi ujya untera ubwoba, kandi uriya munsi nukuri mureke mbabwire, biragatsindwa kuba ari umuyobozi w'itorero. Biragatsindwa kuba wari umuyobozi w'itorero usezeranya abantu, utanga amasertificate mu rwego rwisumbuye. Uri umuyobozi w'itorero, ariko uriya munsi sinzakuboneyo. Biragatsindwa ko wari umuririmbyi ukomeye ufite ijwi ryiza, ariko kuriya munsi sinzakubone. Biragatsindwa kuba wari umuvugabutumwa, ariko kuriya munsi sinzakubone. Ayiwe, mbega agahinda, mbega umubabaro. Biragatsindwa mu bintu mbasabiye sinzababure. Tuzahureho twese ngo abera bazazurwa uwo munsi. Haleluya, haleluya. Abera bazazurwa bose, bacirirwa urubanza. Uwapfuye yizeye n'uwapfuye atizeye, bose bacirirwa urubanza, bahembwe imirimo bakoze. Nshuti yanjye, wari umuhanuzi muri iyi si, uhanura ibintu bigasohora, sinzakubone. Byaba biteye agahinda, byababaza abantu benshi cyane. Ni ukuri byaba biteye ubwoba bashyizeho ikimenyetso ngo turebe ibyo wakoze, tukabona warishe, warasambanye, waravugavuze. Yesaya 5:9 baravuga ngo usibye ngo ibigambo by'ibihweho byacu ngo nibyo bidutandukanya n'Imana. Mureke rimba Imana dukorera, twerure. Mureke twerure. Usomye mu Itangiriro ibice byaho 3 umurongo wa 1 kugeza kuri 6, hari amagambo ajya mfasha cyane. Buriya reka mbabwire inshuti z'umusaraba, ntimureba ibintu birimo biraza bibashuka. Nta kindi, nta rundi rukundo, nta kindi kintu biri kubazanira, ni ukugira ngo mu burugingo hunga udapfa, tegereza ibyasezeranyijwe. Uyu muntu yigushuka, yikwereka yuko ahantu ugiye hariho hari inzira nziza. Satani yabeshye Eva ko nta ngaruka zari kumugeraho mu gihe yari kuba asuzuguye itegeko ry'Imana. Igihe Adamu na Eva basuzuguraga Imana, bari bakoze icyaha, kandi amaherezo yabo barapfuye.
ubwo rero suzugura Satani ukwereka inzira yo kujya mu bapfumu. Suzugura Satani ukwereka inzira yo kujya mu buraya. Suzugura Satani ukwereka inzira yo kujya mu biyobyabwenge. Suzugura Satani uri kukwereka ko ariho ubuzima. Suzugura Satani ukwereka ko ariho harimo umunezero wa nyawo uri muri Yesu Kristo. Nukuri umunezero wa nyawo uri muri Yesu Kristo. Uyu munsi mwemerere, ntabwo uzongera kurira ukundi, kuko muri Yesu Kristo hari ubuzima, kandi muri Yesu Kristo hari amahoro. Umufite uwo nguwo afite byose. Kuba ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ufite byose, uraruta utamufite, kandi urakomeye n'ukuri. Umufite niwe ufite byose. Ndabashimira, kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha kuba twabanye. Mu minsi iri imbere tuzaganira ku bijyanye no kwibaza abapfuye bazazuka. Nimba ufite ayo matsiko, ni ukuri reka tuzabane, kandi bidatinze nzajya nkomeza kubaha ibiganiro.